Ikaze ku rukundo rw'ibanga ndabasuhuje kandi ndabaramukije mbifuriza kugubwa neza mwebwe mukunda zino de commentaires zinyura kuri no muyoboro mugari YouTube channel yitwa MK and Kamariza ibuka gukanda subscribe kuri no channel ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Murabizi ko duhurira hano tugiye kuganira kuri filime y'umusore w'umukire iba yasohotse uwo munsi, ariko size ngizi nagira ngo mbabwire ko twagize akantu kashoke kari gutuma zino filime zidasohoka ngo zinyura ku muyoboro mugari YouTube channel yitwa MK original, ariko byanga bikunda twari cyangwa se twariyemeje yuko tuzongera kuzisohora nyuma yo kwibuka. Byanga bikunda muri kino cyumweru kuri channel yitwa MK Original TV hagomba gucaho filime y'umusore w'umukire yitwa Urukundo rw'ibanga episode ya 31 muze kwitegura saa 5 n'igice. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo bituzinduriye hangaha, twebwe nitwigeze duhagarara kubakorera inkuru ngo zinyure kuno muyoboro mugari w'TV channel yitwa MK and Kamariza. Twakomeje gukora n'ubundi inkuko bisanzwe. Size ngizi hari ikiganiro nabategure kigiye kuvuga kuri Mama Cyusa ndetse n'umwana we Diane n'umugabo we Idirisa ari we Papa Cyusa ndetse na MK Original aho aba yaboshywe amerewe nabi cyane ndetse n'umugabo witwa Ben. Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mbifurije kugubwa neza mwebwe mukunda bino biganiro. Iyi filime bayita Urukundo rw'ibanga, naho kino kiganiro cyo njye ukibagezaho nkanakibategurira nkakinyuza ku muyoboro mugari w'TV channel banyita Igisigo Legacy. Ikaze kuri no nkuru yacu nabandikiye. MK Original ari mu mazi abira ateye ubwoba cyane kuko size ngizi ubu turi kuvugana araboshywe cyane, aziritse amakamba atajingano, aho atemerewe kwinyeganyeza, aho atarya, aho ataryama, aho nta kintu na kimwe yemerewe kuvuga, reka no kuvugira kuri telefoni barayimwambuye. Ushobora kwibaza ngo ubundi ibyamugendekeye gute kugira ngo uyisange hari ahantu. MK Original ari mu kaga, ariko ikintu azira ni kimwe gusa, no gukunda Cyusa atakabaye amukunda kuko bavuga yuko yisimbukuruje cyane. Noneho mama wa Cyusa yagize gutya aza kumenya amakuru yuko akundana n'uwo mwana w'umusore witwa MK Original. Akimara kubimenya nibwo yagize gutya ubundi arangije afata MK Original amutumaho abantu bamarishi, ubundi barangije baragenda baramushimuta baramuzana bamwegereza Mama Diane. Bakimara kuhamugeza nibwo Mama Diane yagize gutya atanga itegeko ryo kumuboha, atanga itegeko ryo kutamugaburira, atanga itegeko ryo kutamuha amazi, atanga amategeko mabi cyane. MK Original yaraboshywe baramuboha rwose ku buryo size ngizi ahantu ari ahamaze igihe kirekire atanywa amazi, atarya, atinyeganyeza, aho wavuga yuko ari mu mazi abira. Byanga bikunda ashobora no kujashiduka yapfuye yishwe n'inzara cyangwa se imihangayiko n'inyota. Ushobora kugira ngo ukagira gutya ukibaza ese ubundi byamugendekeye gute kugira ngo yisange hari ahantu. Ibyo byose nibyo tugiye kurambura tukabirebera hamwe kuri no muyoboro mugari wa TV channel muri kino kiganiro bateguriye nkundi nkakinyuza kuri no muyoboro mugari wa TV channel twe MK and Kamariza. Uhawe ikaze kandi kuvuga igitekerezo cyawe birakenewe kuko ni nyamibwa cyane. MK Original yagize gutya amenyana na Cyusa, ariko aza kumenyana na Cyusa hari undi umuhungu mama we yakabaye amukundisha witwa Ben, wari ufite amafaranga ateye ubwoba kuko Cyusa we namukunda habe na rimwe, namukunda na gatoya ngo nazigera namukunda n'umunsi n'umwe. Ben yitwaje ayo mafaranga ubundi arangije ayahereza Mama Cyusa. Mama Cyusa musezeranya yuko azamuhereza umukobwa we ari we Cyusa, ubundi bakabana akaramata ndetse ubuziraherezo. Ariko wavuga yuko umuvandimwe witwa Ben yaje kwisama yasandaye kuko uriya mukobwa we nabikozwa habe na rimwe kuko nazigera ngo namukunda n'umunsi n'umwe. Aho uyu munsi Ben yagize gutya akinjira muri ruriya rugo akamubwira ati nagira ngo nkubwire ko ngukunda kandi agasuzuguro kawe nkarambiwe. Umukobwa witwa Cyusa yamubwiye ati banze nyumve neza Ben, nongere mbisubiremo inshuro ya rimwe, bwa kabiri, bwa gatatu. Ndashaka yuko unega amatwi ukava hangaha none wumvishe. Cyusa bivuze muri aya magambo yabwiye Ben ati nyumva Ben,
nagiye na kimwe nzigera nkukunda, sinzigera ngira vibe yo kugukunda, sinzi n'ahantu urukundo rwava, kabone niyo naba ndi kubirota mu nzozi nashigukira hejuru nkatokesha izo nzozi zo kugukunda. Ben mu gahinda kenshi yamurebye arangije aramwitegereza, aramubwira ati cyusa reka nkubwire, size ngizi naguri zahabu nakwirukanseho bihagije, naragukunze bihagije, nkwereka urukundo ruteye ubwoba, nkwereka urukundo ruta urw'abandi nzabakunda, ariko size ngizi ntushaka kunyumva. Cyusa yamusubije ati sinzigera nanakumva n'umunsi n'umwe, kandi sinigeze nanakumva usibye wowe bino bintu wowe na mama mwihaye byo kuza bashaka kukunkundisha ku gahato. Nagira ngo nkubwire ko nazigera mbana n'umuntu nakunda habe na rimwe. Aho ngaho Ben yahise yifata amubwira amagambo, aramubwira ati wankunda utangunda ngiye kukwereka yuko ndi Ben koko wanyawe, ugomba kunkunda wanze ukunze. Cyusa yamubwiye ati urwo rukundo uri kuvuga rwose nta hantu ruzava, ndanakwiyamye, sinkushaka muri runo rugo cyangwa se ukurira inzira ku murimo. Nagira ngo nkubwire ugende ukunde mama, uriya mukecuru niwe uri kubishyiramo umuhate, niwe uri kubishyiramo imbaraga. Ati nkunda mu cyumba cy'abarewe ugenda mujya kubana. Ibyo ngibyo Ben yahise agira gutya ararakara, arasohoka. Agisohoka aza gukubitana na mama Cyusa, akubitanye na mama Cyusa yahise amufata mu ijosi, reka sukuminiga. Byatinze birahava, mama Cyusa akomeza kunigwa cyane, mama Cyusa akomeza gutabaza avuga ati Ben kuki udashaka kunyumva koko, nawe uri kureba yuko hano hantu turi ari ku muhanda. Ati nyihanganira bwarimwe, nyihanganira gatoya, Cyusa ngomba kumushyira ku murongo. Ben yamubwiye ati ibyo ngibyo ntago bindeba, ati nureba nabe ndanakwicana nawe, ati kuko akazi naguhaye we karakunaniye, nimba kakunaniye nsubiza amafaranga yanjye, menye yuko ibintu n'ubundi byanze birangiye, mbivemo ubundi birangire. Ubwo Idirisa ari we umugabo wa papa Cyusa yarahagaze hafi aho ngaho ari kumva ibyo bintu biri kunigana hanze. Agikingura urugi yahise arukubitaho n'umujinya mwinshi cyane. Ababonye papa Cyusa barikanze, yibwe yuko ashobora kuba yumvishe ibyo yavuze. Papa Cyusa yahise amubaza ati mama Cyusa imeze bite ko ndeba wagira ngo nutuje, ese byakugendekeye bite, amakuru yawe vipi? Mama Cyusa yagerageza kumujijisha uko bisanzwe, amubwira ati nta kintu cyabaye habe na rimwe habe namba. Papa Cyusa aramubwira ati wishaka kunjijisha kuko sindi umwana. Ati naje ahangaha kare, ati narinje kureba ibintu byari biri gusakuriza hanze, ati kuko numvaga hari umuntu uri gutaka cyane. Ati se ubundi ko numva uri kubihakana, ati aho ngaho ku ijosi wabaye iki? Mama Cyusa yamubwiye ati ku ijosi nabaye iki? Ati ndibutse, ati nta kantu kagize gutya karanyica, noneho ndagashima cyane, niyo mpamvu habaye gutya. Papa Cyusa ati mbabarira rwose winjijisha, ati byakubayeho, ati nanjye ndabireba kandi uburyo ki mbona nta vibe ufite, uburyo ki mbona uri gutitira. Ati ikintu cyakubayeho byanga bikunda bishobora kuba ari kibi. Papa Cyusa yahise amuhamagara ati vayo hano mu nzu tuganire. Ubundi barangije bajya mu nzu, nombaze ngo baganiriwemo iki. Ibyo ngibyo muzabikurikirana muri episode ya 2. Murabyibuka yuko Cyusa afite mukuru we wari waragiye ku ishuri witwa Diane. Nibwo Diane yagize gutya afata umwanzuro wo guhamagara Papa Cyusa, arangije aramubaza ati muri runo rugo harimo ko mbona wagira ngo ntago hatuje, harimo izihe ntonganya, ese byagenze gute? Cyusa ko ndeba atari kunyigaragariza ukuntu yari ari imbere njya ku ishuri. Ati byanga bikunda Cyusa ashobora kuba afite ikibazo, ndifuza yuko wamuganiriza akakikubwira. Ati kuko ngewe mbona nta kintu na kimwe ashaka kumbwira. Papa Cyusa aravuga ati byanga bikunda ndaza kumuganiriza, ati kuko nanjye njya mbibona, usibye ko natajyaga mbishyiraho umutima cyane ngo mbyegereze umutima, byanga bikunda ikibazo kuko ashobora kuba agifite. Akimara kumubwira ayo magambo agahinda kamwishe cyane, kuko abona yuko nyine afite icyo kibazo. Hahise hakurikiraho episode ikurikira ari nayo yaje isoza, aho Cyusa yagize gutya akibaza ahantu MK original ari, akamuhamagara kuri telefoni wapi, ubundi agahita igitaraganya ahamagara umuvandimwe witwa Justin, kuko murabyuka ko Justin ari inshuti ya Cyusa. Yamuhamagaye aramubwira ati ndagushaka byihutirwa Justin. Nawe yahise atabara ako kanya aramubwira ati narindi hafi y'urugo rwanyu naza tukaganira. Justin yahageze baraganira, ubundi arangije aramubwira ati ndifuza yuko wambwira ahantu MK ari, ati kuko ndamukeneye cyane, ndashaka kumubona bwarimo.
ndashaka kumva amakuru ye, ndashaka kumva buryo ki ameze, ati kuko ndamukeneye. Akimara kumubwira amagambo yamubwiye ko hari umuntu witwa Marish ashobora kuba azi ahantu ari. Filime yagize gutya bigeze ku musozo, ibi irizinze. Ndabashishikariza kuzakurikirana ikiganiro kizakurikira kikongera kikanyura kuri n'umuyoboro mugari wa YouTube channel episode bavuga ko izaba ari iya kabiri kuri runo rukundo rw'ibanga, ariko muri rusange ikaba iya 31. Kandi mwibutsa kanda subscribe kuri no channel, ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Ibiganiro nk'ibi ngibi byo bizajya bigaruka buri munsi, najye na kimwe nta munsi n'umwe uzigera ugera ngo reka kumva ikiganiro kizanyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel kivuga kuri no filime y'umusore w'umukire, kuko narakiyemeje.